turi ku intego uvuga ngo Imana ikinguye inzugi abazikinze bagifite imfunguzo. Ntabwo mubyumvise? Imana igiye gukingura inzugi abazikinze bagifite imfunguzo. Inkota ya Herode irahari, inkota ya Herode irahari, yatumye abana babipfubya irahari, yatumye abagabo bapfakara irahari, yatumye abantu basara irahari, iya kanseri irahari. Ariko Imana ikurinze inkota ya Herode. Imana yongera igukenyeze nubwo ibihe bibi byagukenyuruje. Imana yongera igukenyeze mama. Niyo TV, Biblia kutwese. Mama Niyo TV, Biblia kutwese. Mama Niyo TV turabaramutsa, ijambo rimana niryo riduhuza, umucyo wera uturikirana, mu mitima yacu uradusana. Mama Niyo TV, Biblia kutwese. Mama Niyo TV, Biblia kutwese. Ubwo rero ibyakozwe n'intumwa 12 duhere ku murongo wa mbere, kumva icyo Imana ivugana natwe muri uyu mugoroba. Haravuga ngo mwahageze nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohani, abonye ko anejeje abayuda ariyongeza, afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuye. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane agira ngo azamushyire abantu Pasika irangiye. Ngo yamuha abasirikare bangahe? Nyamara barokore barakaza. Umuntu umwe arindishwa abasirikare 16. Umurongo wa 5, nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira bate? Bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohora iryo joro. Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ishi. Ariko ruguru twasomye ngo Herode araye ari bumusohora iryo joro. Nuko marayika w'umwami Imana ahagarara umucyo waka mu nzu. Marayika komanga Petero, Imana ishimwe, mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bageze ku irembo rikingishijwe urugi rw'ibyuma rijya hehe? Rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe, uwo mwanya marayika musigaho. Imana ishimwe. Mubumbe Bibiliya zanyu tuganire ku ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye n'ubuhanuzi. Haleluya, haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezeze muri uyu mugoroba. Dusomye amagambo, ntabwo ndi buvuge kuri Petero. Petero yigeze abaho mu buzima buhuzagurika, ariko muri ubwo buzima budafite ireme, buhuzagurika, ntabwo Yesu aribwo yamureberagamo, ahubwo Yesu yamubonaga nk'inkingi y'itorero. Imana ishimwe. Ntabwo Yesu yitaye ku buzima urimo, ntabwo Yesu yitaye ku byo bari kukuvuga, ntabwo Yesu yitaye uko abantu bari kukubona, yitaye ku cyo uzaba cyo. Imana ishimwe. Petero yigeze abaho mu buzima buhuzagurika, akajya yabigiyemo yabivuyemo. Ninde urimo? Ni Petero. Ninde urenga Yesu ahinguka? Ari Petero. Ninde wasize intama akajya kuroba? Ni Petero. Ninde bazaniye umurwayi ngo amusengere abadayimoni ntibagende? Muri umugabo wigeze baregera Yesu ati n'abashyiriye n'abigishwa bawe birananirana. Mbese ntabwo bari bazi icyo gukora, ariko Yesu suko yababonaga. Yabonaga nk'abantu bazakomera, yabonaga nk'abantu bazaba abagabo, yabonaga nk'abantu. Imana ishimwe. Ndashimira Imana kuko abantu batubona atari ko Imana itubona. Mwayimereye icyubahiro yo kabyara. Haleluya. Noneho nihuse cyane sindi bumuvugeho,
yigeze anamwihakana, murabizi namwe izo nkuru murazizi, ngo ariko azutse ngo ntiyazukana inzigo, azukana imbabazi. Imana ishimwe, haleluya. Ubundi ni Yesu cyangwa se ari wowe, ubundi buriya Petero wari kumwemera umuntu wakwihakanye mu kibazo? Ariko Yesu yaravuze ngo nubwo yanyihakaniye imbere y'abaja, azampamya imbere y'abashebuja. Mwamumereye icyubahiro. Birashoboka kugira mu kibazo ukumva ntashoboye, ariko arabizi ko uzamuhamiriza imbere y'abantu. Haleluya. Arabizi ko uzamuvuga neza, arabizi ko uzamukunda, arabizi ko uzatera haleluya z'imirambaro, arabizi ko uzatuvunisha uduteresha haleluya kubw'icyo kintu azaba yarakoze. Imana ishimwe, haleluya. Ubwo rero Yesu ntaturebera mu ntege nke, ahubwo areba ahazaza hacu. Imana ishimwe. Ubwo rero nihuse cyane izi nkuru tumaze gusoma, Yesu ahangaha yari amaze kujya mu ijuru, amaze kubasigira umurimo. Bibiliya iratubwiye ngo Herode abona itorero ririho muragenda rikura, aravuga ati nakora iki kugira ngo nshogoze abanyetorero, ko mbona bari kunzamukana ukuntu, ko mbona bari kunjyana hiti. Bibiliya iratubwira ngo Herode asohora lisite y'abantu agomba, ngo ni bamwe na bamwe, ntabwo ari bose Satani akeneye. Yagira ngo mbabwire ngo Herode ahagarariye Satani, Petero ahagarariye umukristo w'iyi minsi, ahagarariye itorero. Imana ishimwe, haleluya. Ntabwo ari bose. Ngo Herode yandika lisite y'abantu agomba gufata kugira ngo acogoze itorero. Ntabwo ari bose, ni bamwe na bamwe. Bibiliya iratubwira ngo yicisha Yakobo inkota, ngo abayuda baranezerwa, ngo baraserebura, banywa kofi, bajya kumara ahantu hose, mbese ngo baranezerwa kuko yishe Yakobo. Aravuga ati natangiye kubashobora. Imana idufashe. Nasomye ijambo rirambwira ngo Imana ikingura umutima wa Rodiya ngo kugira ngo yumve ibyo Pawulo avuga. Imana ikingura umutima wawe, ivugane nawe muri iri teraniro. Kandi Imana ntikeneye kuvugana n'abantu benshi, n'umuntu umwe iyo ivuze akumva abasha gushyira mu bikorwa ikivuze. Imana ishimwe, haleluya. Ngo arangije turi ku intego uvuga ngo Imana ikinguye inzugi, abazikinze bagifite imfunguzo. Ntabwo mubyumvise? Imana igiye gukingura inzugi, abazikinze bagifite imfunguzo. Imana ishimwe ubwo mubyumvise, haleluya. Ndanezerewe. Ngo Herode ngo yicisha Yakobo inkota, mwene se wa Yohana, ngo shanga abayuda baranezerwa. Uzi ko abantu bapfa abandi bakanezerwa, ukagira ngo bambaye beto. Uzi ko abantu bagwa abandi bakanezezwa nuko baguye. Uzi ko abantu bapfusha abandi bakanezezwa nuko bapfushije. Baraserebura, itorero ririmo rirarangira. Ariko reka mbabwire ijambo Yesu yavuze ngo ajya ngo yaradutaye. Yaravuze ngo ndi kumwe nawe kugeza imperuka, ngo kandi n'amarembo y'ikuzimu naho yazikuka ntazarishobora. Imana ishimwe. Dufite siranse, ubwishingizi bwacu n'ubwiteka. Tukimwakira twabonye uburinzi, twabonye ubugingo, twabonye ubudahangarwa. Imana ishimwe, haleluya. Ngarangije rero ngo abonye ko anezeje abayuda bishimye, mbese ngo afata na Petero, aramufata, biremera. Biremera. Herode afata na Petero, biremera. Kandi Petero murabizi ko yari umukozi w'Imana. Bibiliya iratubwira ngo amaze kumufata nawe amujyana mu nzu y'imbohe. Torero, umuntu bagiye kujyana mu nzu y'imbohe hari ibintu bamwambura. Umuntu na Satani yafashe agiye kumushyira mu nzu y'imbohe, hari ibintu abanza kumwambura. Icyambere, ntabwo wakwinjira muri gereza ufite isaha ku kuboko. Reka. Kandi Petero urumva yari umuvugabutumwa. Haleluya. Abavugabutumwa, abaririmbyi bambara neza, namwe murabizi. Isaha ntibajya baburana nayo. Haleluya.
Haleluya. Abavugabutumwa bakunda isaha, tuyireberaho igihe, mbese n'iyo ishaje urayigendana ariko ukambara isaha. Haleluya. Ubu hano hari n'izashyizemo amabuye bambaye ariko bayambaye kugira ngo abone ko yambaye isaha. Umuvugabutumwa umurokora akunda isaha. Bivuga ngo Petero rero nawe yari yambaye buri isaha. Haleluya. Ariko ngo Herodi ntabwo yamufunga yambaye isaha, ayimukuramo. Iyo Satani agiye kugushyira muri gereza, abanza kukwambura igihe, abanza kukwambura igihe cyawe cy'umunezero, akakwambura igihe cyawe wabanagamo n'Imana, akakwambura igihe cyawe wishimagamo, akakwambura igihe ukabaho mu buzima butagira igihe. Iyo ubaye mu buzima butagira igihe uba ubayeho nabi, nturyamira igihe, ntubyukira igihe, ubaho mu buzima mbese butagira kontrole. Ariko Imana ibasubiza igihe mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ibasubiza igihe mu izina rya Yesu. Petero bamukuyemo isaha ayishyira ku ruhande. Icya kabiri, iyo umuntu bagiye kumushyira muri gereza baramusaka, bamukuramo amafaranga, ikofi bakayicurika, imifuka bakayicurika. Petero buriya bamwambuye n'amafaranga yari afite. Iyo Satani yagushyize muri gereza, aragusaka kuri konti, akagusaka mu ikofi, akagusaka mu ishakoshi, ukajya ucurika ngo urebe ko wabona igiceri cyo kugurira umwana bisi ugaheba. Abasore haleluya, mu ikofi ugasanga yagira ngo yaratobotse, ukajya uyicura ku konti bakaziboroka. Aragusaka ahantu hose kuko abashaka kugushyira muri gereza. Imana idufashe tubyumve. Haleluya. Hari ikintu Imana ishaka kugukorera ariko imira kwereka icyari kikuriho. Ntabwo Imana yakuzitura umugozi itakweretse ko wari ukuboshye, kandi nawe urabizi ko uwo mugozi Satani yawukubohesheje. Bamukuramo amafaranga. Ntabwo yagushyira muri gereza ugifite amafaranga, reka arabanza akayagukuramo. Icya gatatu, bamukuyemo imyenda ye. Numva yari umuvugabutumwa, yambaye agakoti, agashati k'umweru. Wenda mu gihe cyacu, reka tubihuze n'igihe cyacu, yatebeje umukandara. Baramubwira ati ntawe ujya muri gereza yatebeje, ntawe ujya muri gereza yateye ipasi. Kuramo iyo myenda wambaye wajyanishije, turakwambika umwenda w'ibara rimwe, w'iroza. Nta muntu uri muri gereza wambara imyenda y'amabara yose, yambara umwenda w'ibara rimwe. Abaririmbyi bakamenya ko yambaye umwenda w'ibara rimwe, abavugabutumwa bakamenya ko yambaye umwenda w'ibara rimwe, abo basengana bakabimenya ko Satani yamwambitse umwenda w'ibara rimwe. Ariko uyu mugoroba Imana ibakureho umwenda w'ibara rimwe. Iyo tuvuze umwenda w'ibara rimwe ugira ngo niyi twambaye, ushobora no kuyihinduranya, ariko mu isi y'umwuka wambaye umwenda w'ibara rimwe. Bakuzi kuri karya, bakuzi kuri umunyabibazo, bakuzi kwa muganga, bakuzi. Narawambaye bamama, narawambaye kwa muganga umwenda w'ibara rimwe. Icyenda cy'icyatsi n'iki byose n'ishuka z'icyatsi. Nabaye kwa muganga, abaganga natinyaga abantu bambaye imyenda y'umweru, ko nabaga nzi ko baje kumbabaza. Ko bigeraga bakuramo inyama zanjye zose zo mu nda bakarambika, uko bari baraciye imitsi mvira hari imitsi yacitse mu nda yanjye bari kumbaga. Bagakuramo ibintu byose biri mu nda bagashyira ku ipurato, bagafata ibisume bakinikamo, bakakamura amaraso. Ubwo urumva narambaraga imyenda y'amabara menshi. Naribagiwe iwanjye, mbayeho mu buzima bw'ishusho imwe. Ariko ndashimira Imana ijya dukura mu mwenda w'ibara rimwe ikadusubiza ubuzima. Imana ishimwe. Herode rero mbere yuko afunga Petero yabanje kumwambura ibyo byose. Arangije Bibiliya tubwira ngo amwinjiza muri gereza, bamushyira mu gitabo cy'abantu bagiye gufungwa. Hari abantu Satani yayanditse mu gitabo, aravuga ati aba bantu mubacungishe ijisho, ntibazava mu bushomeri, ntibazakira iyi ndwara, ntibazava muri ubu buzima, ntibazava ahangaha, bazaguma ahangaha. Ariko nabazaniye ijambo ry'ihumure rivuguruza ibyo Satani yavuze. Imana ikinguye inzugi, abazikinze bagifite imfunguzo. Imana ishimwe. Haleluya.
ngo arangije amwinjiza muri gereza, bamwambika mu gitabo cy'abantu bagiye muri gereza. Bibiliya iratubwira ngo amurindisha abasirikare 16. Umuntu nyamara barokore turakazi, mwahereje Imana icyubahiro. Umuntu umwe arindishwa abasirikare 16 gute? Umuntu umwe abantu bagera muri bangahe bamwicaraho bakamuvuga gute? Nawe rero ukicara ukarira ngo baranyanga, baramvuga. Reka urakaze. Tugenda wigurire fanta orange, urakaze. Haleluya. Ngo bandoga gute, ngo kuki mfite abanzi benshi, ngo kuki mfite abantu bamvuga benshi. Urakaze. Niba abantu bangahe bashobora kukubonera umwanya, n'abaforowazi bawe bagufitiye umwanya nyine, bakwitayeho. Urakaze. Haleluya. Iyo udafite agaciro ntibakubonera umwanya. Impamvu bakubonera umwanya wo kuvuga nuko ufite agaciro, nuko barenzeho. Ubundi si tuyiteye ubwoba, ntago mubizi. Imana ishimwe. Haleluya. Haraho Paulo yigeze agera ngo none babahimba izina, ngo noneho babandi bubitse ibihugu bageze n'inaha. Mwari muzi ko dufite imbaraga zo kubika ibihugu? Ntago mubyumvise. Haleluya. Wari umuzi ko dufite imbaraga zo kwimura abarozi bakimuka? Mwari muzi ko dufite imbaraga zo gukura ibintu byari bituri imbere bikatuva imbere? Imana ishimwe. Haleluya. Ubwo burenganzira itorero rirabufite. Ngicyo bazahambira mu isi no mu ijoro tuzateraho kashe. Ntabwo tuzavuga ngo hoya, kizaba gihambiriwe nyine birangiye. Imana ishimwe. Bibiliya tubwira ngo arindishwa abasirikare 16, bamushyira muri gereza hirya hatandukanye n'ahandi. Batinyaga iki? Bari bazi ko n'ubushize babafunze bakabona bavuyemo. Ngo bari barigeze kubikora, barabafata, barabakubita, barabafunga, ariko bayoberwa uburyo bavuyemo, ngo basanga bari kuvuga ubutumwa. Imana ishimwe. Ngo impamvu bahora bakugenda, bazi ko batagushobora. Bazi ko n'ubushize baguhagurukije Imana, baguhagurukiye Imana ikabicaza. Bazi ko n'ubushize bakurwanije Imana ikakurwanira. Bazi ko n'ubushize bakuroza Imana ikagukiza. Barabizi ko batazagushobora. Niyo mpamvu baguhozaho ingabo, bakuhozaho ingenzi, bakuhozaho ingenzuzi, ariko ntabwo bazagushobora. Uri muri twe aruta uri muri bo. Imana ishimwe. Kandi uri muri twe ni intwari mu ntambara. Nimumumpere icyubahiro. Haleluya. Araturwanirira. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo barangije bamushyira muri gereza n'abasirikare, kandi Bibiliya yatubwiye ngo yaraboshye. Ageze abarinzi, ageze gereza, ageze iminyururu. Bibiliya iratubwira ngo muri iryo joro, ahantu twasomye ngo Herode araye ari bumusohore iryo joro. Haleluya. Muri iryo joro. Uzi impamvu muze haleluya? Undi aha ntiwayitera, ariko mvuze haleluya kuko niho Imana yatabariye. Muri iryo joro Herode araye ari buvuge ngo ndamwiyongeza nk'uko nishe Yakobo. Reka nkubwire mama, inkota ya Herode irahari. Inkota ya Herode irahari. Yatumye abana babipfubya irahari. Yatumye abagabo bapfakara irahari. Yatumye abantu basara irahari. Iya kanseri irahari. Ariko Imana ikurinze inkota ya Herode. Imana ishimwe. Muri iryo joro Herode araye ari bumusohore ngo bongere baserebure, bongere bishimishe, bongere baririmbe intsinzi. Muri iryo joro ngo ijuru riratabara. Ariko abitorero bari bagize iki? Bari bagize umwete wo gusenga. Ndagira ngo babwire ngo amasengesho yacu ntapfa ubusa. ntagapfa ubusa. Imana yacu iratuzirikana. Iyo dusenze tubyutse iratuzirikana. Iyo tugenda iratuzirikana. Iyo turaya abandi bajyanye iratuzirikana. Iyo muraya muririmbira bazirikana. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo muri iryo joro ariko abitorero bari bagize umwete wo gusenga. Imana ishimwe. Ngo Imana yohereza marayika umwami Imana. Iyo bavuze marayika w'umwami Imana bavuze Kristo. Uyu mugabo yageze iwawe ibintu birahinduka. Uyu mugabo yakusuye amateka yawe arayazinga, maze akazingura amateka meza. Imana ishimwe. Muri iryo joro ntugatinye ikibazo cyakomanze. Imana ishimwe. Ntugatinye ikibazo usanze ku muryango. Ntugatinye ikibazo urebanye nacyo, kuko inyuma y'icyo kibazo
ako kanya Imana yagutabara, ako kanya Imana yakurengera. Muri iryo joro Herode yari busohore Petero, nibwo Imana yatabaye iryo joro. Haleluya. Ngo yohereza marayika, ngaramanuka asanga Petero yasinziriye, yari yakiriye, avuga ati niko bigomba kugenda, yishe Yakobo nanjye aranyica, ntaho namucikira, ndi muri gereza ye, niwe wamfashe, iminyururu iri ku maboko iri ku maguru, abasirikare baragose, inzugi zirakinze. Petero nawe urumva yari yakiriye ko ari umuhugo. Ndajya nkubwire ngo Imana itaravuga ijambo ryawe nyuma ku buzima bwawe, ntuzakire ikibazo ufite. Imana ishimwe. Imana itaravuga ijambo ryawe ku buzima bwawe ngo ivuge ngo mama niyo birarangiye, ntuzigere wakira iyo situwasiyo. Uzasenge kugeza iyo situwasiyo ihindutse, uzasenge kugeza igihe amateka ahindutse, uzasenge kugeza igihe iyo ndwara ikuvuyeho. Imana ifite imbaraga ku muntu uwo ari we wese, ku kintu icyo ari cyo cyose, ku hantu aho ariho hose. Nta hantu Imana itagera. Mwayimereye icyubahiro niba mugihari. Haleluya. Ngo muri iryo joro marayika aramanuka asanga Petero ngo arasinziriye. Biratubwira ngo aramukangura. Imana igukangurira ahantu Satani yashakaga kukwicira. Imana ishime. Imana igukangurire muri ako gahinda, Imana igukangurire muri uwo mubabaro, Imana igukangurire aho Satani yashakaga kukwicira. Imana ishimwe. Haleluya. Ngarangije aramukangura avuga ati hasa aho gupfira, ahangaha wari bavuze ngo ntabwo uri buhapfire, aha Herode ntari buhagusange. Birambwira ngo aramubwira ati ahubwo ariko hari akantu gato cyane, ngo umucyo w'Imana wamanukiye muri iyo gereza, ngo iminyururu yose yari muriho iragwa. Iri joro Imana imanura umucyo mu rugo rwawe, iminyururu yari ibashe urugo rwawe irekure. Iri joro Imana imanura umucyo wayo ku bana bawe, iri joro Imana imanura umucyo wayo mu kazi kawe, iminyururu yari ikaboshye irekure, ubone neza y'Imana. Mwayimpereye icyubahiro. Iminyururu yari iri ku maboko iragwa. Imana ishimwe. Kandi wumva ko yari ifunzwe na Herode, ntabwo yagiye kubwira Herode ngo zana imfunguzo kuri iminyururu iri ku maboko ya Petero. Ntoya. Umucyo w'Imana urahagije kwirukana umwijima uri mu buzima bwawe. Umucyo w'Imana urahagije kwirukana umwijima uri mu rugo rwawe. Umucyo w'Imana wonyine urahagije. Imana ishimwe. Hari abantu Satani yagiye araboha amaboko arayaboha, icyo bakoze cyose kirabacika. Ntibemerewe kugenda bafunze amaguru, bafunze amaboko, ariko uyu mugoroba Imana irababohora. Irabohora abari hano, irabohora n'abatari hano. Haleluya. Imana irabohora abari hano, ibohore n'abadahari. Imana ishimwe. Hari abantu baboshye amaguru bataza ahangaha, ariko bagiye kuza, Imana irababohoye. Hari abantu bari baboshye amaboko batabasha kugera aha, ariko Imana irababohora kugira ngo bajye baza muri aya materaniro. Mugiye kujya mubona huzuye, mugiye kubona abaririmbyi bene wanyu baje, bari baboshye amaguru ariko bagiye kuza. Iri jambo riragiye rirababohoye, iri jambo riragiye rirababohoye, iri jambo ribohoye amaboko y'abagiye gukora, iri jambo ribohoye amaguru y'abagiye gukora. Bari baracitse intege kuko Herode yari yarababoshye, ariko uyu mugoroba iri jambo rirababohoye. Mugiye kubona bizana mu amatangazo, ntibabyumva ariko bagiye kujya bizana kuko iri jambo rije kubabohora. Imana ishimwe. Haleluya. Hari umucyo basanze aho bari, hari umucyo usanze abaririmbyi bene wanyu, hari umucyo usanze, haleluya, hari umucyo usanze abadiyakoni bene wanyu, hari umucyo usanze abakristu yewe n'abakitsi. Uwo mucyo barawukurikiye. Haleluya. Uwo mucyo barawukurikiye muri iri joro, nabo bagiye kuwugana. Mwayimpereye icyubahiro yo kabyara. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo marayika aramubwira ati ambara inkweto wari wazikuyemo. Hari abantu bakuyemo inkweto, ariko hari imbaraga zibashumijemo, bari kuzivuga, ariko igihe dufite ni gitoya. Avuga ati kenyera. Reka mbabwire baba papa abari hano muri iri teraniro, ibihe bibi biragukenyuruza. Ibihe bibi biragukenyuruza, ukambarira iconkera aho wambariye inkindi, ukambara ubushwambagara aho wambariye amakamba. Ibihe bibi. Ariko marayika aramubwira ati Petero, ibihe bibi byari byagukenyuruje, ariko kenyera, naje kugukenyeza. Imana yongera igukenyeze. Nubwo ibihe bibi byagukenyuruje, Imana yongera igukenyeze mama. Haleluya. Aba mama yongera ibakenyeze. Haleluya. Ntiyagukenyeje mama ukambara agakamba k'ababyeyi, ukambara na kakandi,
Imana yongere ibakenyeze. Imana yumubwiye twicaranye, njye wamuhanuriye, haleluya, twicaranye mu iteraniro, Imana irakenyeza. Haleluya. Abamama bari muri iri teraniro yongere ibakenyeze, abapapa bari muri iri teraniro yongere ibakenyeze. Haleluya. Umwe badusanga abana b'abarokore ngo ntabwo ngo tuzabashyingira, ngo batunanira gute n'aba badayimoni. Mwari muzi ko njye mbona ngo abantu baterekeraga kera bakabandwa baranapfuye, ngo abana babo imyukire bakurikira. None amasengesho yacu niyo atazakurikirana abana bacu, ariko ubundi mumeze mute? Haleluya. Natwe amasengesho yacu abari inyuma, azabarera, azatuma biga, azatuma bakura, azababeshaho. Nimuhumure, uri muri twe aruta uri muri we, azabakurikirana. Ngo babo kera baraterekeraga, mukabona abana babo imyuka iracyabakurikirana, abana napfuye batanakiraterekera. Twe turacyasenga, haleluya, kandi nubwo tutasenga Yesu yaranadusengeye. Haleluya. Dufite asiranse y'amasengesho y'igihe kirekire. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo arangije aramubwira ati kenyera. Herode yari yagukenyuruje. Uzi ko agukenyuruza sha, akagukura mu iduka ugasigara n'ama etajeri. Uzi ko agukenyuruza ukabura n'igishoro. Uzi ko agukenyuruza akagusohora mu nzu ye bakayiteza cyamunara. Uzi ko agukenyuruza ukirukanwa ku kazi, umugabo akabura akazi, umugore akabura akazi. Uzi ko agukenyuruza abana bakarangiza kwiga bakabura akazi. Uzi ko Herode, ariko Imana ibakenyeze muri uyu mugoroba. Imana yongere ibakenyeze. Haleluya. Ngarangije aramubwira ati fata n'umwitero wawe utawusiga Petero we. Haleluya. Umwitero usobanura iki? Imana ishimwe. Usobanura imbaraga z'ibitangaza. Eliya na Yesu bageze kuri Yorodani, ngo Eliya gukubita kuri Yorodani, igitangaza kiraboneka, ngo barambuka Yorodani. Imana reka mbabwire, Satani avuze ngo yatwambuye imbaraga z'ibitangaza mu itorero, ariko Imana itugaruriye imyitero yacu, igaruriye abanyamasengesho imyitero yabo, igaruriye abavugabutumwa imyitero yabo, igaruriye abapasiteri imyitero yabo. Imana igiye kutugarurira imyitero yacu. Imbaraga zakoreraga mu itorero z'ibitangaza zigiye kongera gukora, zigiye kongera gukora. Tugiye kongera gusengera abarwayi bakire. Reka mbabwire torero, haleluya, reka mbabwire, hari indwara zigiye kuza zitazashoborwa n'abaganga, zizashoborwa n'abanyamasengesho. Nimuhumure, mugiye kubona akazi, mugiye gukorera Imana, kandi noneho ni ku mugaragaro. Imana ishimwe. Haleluya. Kuko Imana ibashubije imyitero yayo. Imbaraga z'ibitangaza Imana irazibashubije. Ibyaberaga mu itorero Imana ibabashubije. Mwasengeraga bari bafite abadayimoni, Imana ibashubije imbaraga z'ibitangaza. Mugiye kongera musengera abantu bakire. Ko yariri kera n'uyu munsi nikwe. Ngizishyira itorero ridafite ikizinga cyangwa iminkanyari. Iminkanyari mu muranye iminsi Imana ije kuyitera ipasi. Imana ishimwe. Iminkanyari mumaranye iminsi sha, mwara isira bateje iminkanyari mugiye gusa, igiye kuyitera ipasi. Muzagenda mugororotse, muzagenda mufite amashimwe. Ntabwo izabacura mufite agahinda, ntabwo izabacura mwicuza, izabacyura muririmba iz'amazamuka. Muyihereze icyubahiro irakabyara. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Uri muri twe aruta uri muri bo. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo amusubize umwitero we. Aravuga ati Herode yarazi ko akurangije, yarazi ko akwiciye aha, kandi bitagomba kuzuka, kandi cya kintu cyicaye ku irembo ryitwa ryiza gigomba guhaguruka. Imana ibasubiza imbaraga z'ibitangaza abanyamasengesho. Satani azi ngo murapfuye. Ntago mupfuye, muratangiye. Azi ngo yaraturangije, turatangiye. Iwacu yaratubwiye ngo abakristo bameze nk'urwiri, uraruranduruka rutwika, ariko ejo ugasanga ruruta ibishyimbo rwameze. Haleluya. Satani azi ngo yaraturangije. Reka. Ntabwo yaturangije, turacyariho, turacyahume, turacyakorera Imana. Iri torero rirasengeye, iri torero rirarinzwe. Yesu we. Haleluya. Umushinga wo kuricungura wizwe neza, warateguwe. Kandi iri torero ntiryacunguwe n'inuma, ntiryacunguwe n'intama, ryacunguwe n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, ryacunguwe n'amaraso ye. Kuko Adamu wa mbere yari yananiwe, ariko Adamu wa nyuma, impamvu tuvuga uwa nyuma nuko ntawe uzamukurikira. Niwe wahagurutse ngo asiga byose, araza
Imana ishimwe. Amena amaraso ye, amena amaraso ye. Babirirwa batanga amaraso ngo reka mbabwire, hari abantu bashora imbaraga zabo bagatanga amaraso y'ibintu ngo bagwize imbaraga barangiza itorero, ariko ntibazarishobora. Ayo ni ay'ihene, nibashaka batange y'abana babo, ariko hari umugabo watanze amaraso ye. Hari umugabo watanze amaraso ye, hari umugabo watwishingiye, hari umugabo waducometse mu gisekuru cyiza. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo turi kwigaburo twibuka tunywa amaraso ye, tuba duhuza ubuzima nawe. Iyo turya umubiri we tuba duhuza ubuzima we. Wihumura, humura, ntukavuge ngo uri umunyantege nke. Wihuje n'amaraso y'umunyembaraga azakutambutsa aho abandi baguye. Ntukavuge ngo uri umunyantege nke. Wakiriye umubiri w'umunyembaraga azatuma utsinda ibigutsinda. Imana ishimwe. Mwamumpereye icyubahiro yo kabyara. Haleluya. Petero rero aramubwira, tumva rero Petero. Haleluya. Ati Herode yari yagufunze, avuga ko ubuzima bwawe burangije, avuga ko agufite, avuga ko akurangije, ariko ubu tuvugana wamaze gukenyera, wambaye inkweto, haguruka noneho sasa. Haleluya. Imana igiye kubanza kudusubiza ibyangombwa, ariko murabyumvise cyane. Ntabwo tugiye gukora nta byangombwa. Ntabwo Mana yanjye we. Haleluya. Erega si ngombwa ngo bivugire muri stade. Oya, oya, wowe ubwawe uzabyivugira ko yabivuze. Imana igiye kudusubiza ibyangombwa, itorero rikore ku mugaragaro. Nukuri ntabwo yagaruka riri mu buvumo, riri mu bwihisho, riri mu bintu biradusobanutse mu ndaki. Igiye kubanza kudusubiza ibyangombwa. Haleluya. Ibintu birakomeye. Haleluya. Ngo arangije aravuga ati warangije gusubirana ibyangombwa ibyo Herode yari yagukuyemo, wabisubiranye? Ati ntabisubiranye. Ubu tugiye kugenda rero sasa. Haleluya. Bibiliya iratubwira marayika mwate nkurikira, nkurikira. Atese kutatsa abarinzi ifunguzo, ntabwo ubona abatugose. Marayika aramubwira ati mvuze ngo iki? Ahantu nkurikira, ahantu umaze iminsi unyurana ubwoba, unyurana ipfunwe, unyurana ikimwaro, wahanyuraga wenyine, ariko hari umugabo uje muri uyu mugoroba, uje muri uyu mugoroba ngo muhanyurane, ngo muhanyurane. Imana ishimwe. Hari umugabo uje muri uyu mugoroba ngo muhanyurane. Imana ishimwe. Haleluya. Marayika aravuga ati wireba 16 bakugose, wireba imiryango ya gereza, wireba Herode, nkurikira kuko ngiye gukingura inzugi Herode agifite imfunguzo. Imana ishimwe. Marayika aravuga ati nkurikira. Haleluya. Petero amaze kwambara asubiranye ibyangombwa bye byose, biratubwira ngo marayika ajya imbere. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganiza. Haleluya. Ngo nyura ku rugi rwa mbere ngo ruri iki? Rugira gute? Uribwiriza. Hari ibintu byagusuzuguye, hari ibintu byagusuzuguye, hari ibintu byakwambuye agaciro, ariko kubera umugabo ugiye kukugenda imbere uyu munsi noneho kuri iyi nshuro biribwiriza. Haleluya. Uwe byarakumenyereye, ariko hari umugabo bitamenyera. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Aba mu gitondo ndirayivuna bigishije ijambo rimwe ngo abigishwa bari mu bwato, ngo bagiye kubona ngo babona yari ifite intego ivuga ngo ntumukureho amaso icyaba icyo ari cyo cyose. Urareba ku nyigisho za live, ntumukureho amaso icyaba icyo ari cyo cyose. Ubwo Petero yari ari mu bwato, ngo arangije abona Yesu mu murama mwinshi ngo wari waturutse imbere, ngabona Yesu ngo awujemo, ariko abigishwa bari gukubitwa n'umuraba. Ndagira ngo mbabwire ngo barimo barwana n'umuraba, ariko babona hari umugabo uje hejuru y'uwo muraba. Hari umugabo udatinya ibihe bibi, hari umugabo udatinya inyanja, hari umugabo udatinya umuraba. Babona Yesu ari muri uwo muraba. Petero ati ndinda mpfira ahangaha, ndi kubona umugabo twagendanye, ndi kubona umugabo twazamukanye imisozi, ndi kubona umugabo twasangiye ari hejuru y'uyu muraba. Aramubwira ngo tegeka nanjye nzi. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo Yesu aramubwira ati ngwino. Ngo Petero araza. Hari umugabo udatinya ibibazo, hari umugabo udatinya imiraba, hari umugabo udatinya
gereza hari umugabo udatinya Herode, hari umugabo udatinya Satani, kuko yamwambuye imfunguzo 3 iz'urupfu, iz'ikuzimu yarazimwambuye. Reka mbabwire, uwo uri muri twe aruta uri muri bo. Imana ishimwe. Abwira Petero ati nkurikira. Reka Herode, reka ingabo ze, reka gereza, reka inzugi. Baramubwira ngo aramukurikira. Areba mu bitugu bya marayika. Imana ishimwe. Haleluya. Banyura ku rugi tujye gusenga ngo rurikingura, urwa kabiri rurikingura. Bibiliya yatubwiye ngo agera ku rugi rwo mu murwa. Ngo rwa hehe? Ngo rwo rwari rukingishijwe iki? Ibyuma. Rwo mu murwa rukingishijwe ibyuma. Ariko mutuye ariko mwabusika nawo umurwa Imana ibazirikanye. Haleluya. Ngo agera ku rugi rwo mu murwa rwo rurakaze. Ariko kuko marayika yaramuri imbere. Imana ishimwe. Ngo rwa rugi narwo rurakinguka. Imana ishimwe. Imana ibakingurira inzugi zo mu murwa. Imana ikinguye inzugi zo mu murwa zari zimeze nk'ibyuma. Abacuruzi Imana ibakingurira inzugi zo mu murwa. Abashaka gukora Imana ibakingurira inzugi zo mu murwa. Ereka ntabwo mwazishobora, ariko Imana irazikinguye. Imana ishimwe. Irazikinguye abamama. Ariko je barabyakira sha. Ati mama niyo nta gishoro, irazikinguye. Irazikinguye abana banyu bagiye kwiga. Irazikinguye inzugi zo mu murwa. Imana ishimwe mwayimbereye icyubahiro. Irazikinguye abana banyu babona akazi. Irazikinguye minirivare ntabwo yahiye. Abana banyu bagiye kugirirwa neza n'Imana. Imana ishimwe. Urugi rwo mu murwa narwo rurikingura. Ariko ribakingurire cyangwa ikomeze rukinga. Ribakingurire mube mu murwa. Abitarukinguriye muzi aho bageze. Ariko mwumvise amagambo meza koko. Haleluya. Ngo arangije nawe arasohoka. Ngo banyura inzira imwe. Hari urugi utakwikingura, ariko muri uyu mugoroba Imana irarukinguye. Haleluya. Ngo banyura inzira imwe. Bamugeza ahantu mu mbuga. Garamubwira ati reka nkubwire Petero, gabanya ubutese nawe, gabanya kwirya. Nagukuye muri gereza, nagukinguriye inzugi. Aha ngusize ni mu kibuga kirimo umutekano. Aha nawe wakwijyana. Imana ishimwe. Aha nawe wakwijyana. Imana ishyize urugo rwawe mu kibuga kirimo umutekano. Imana ishyize akazi kawe mu kibuga kirimo umutekano. Aha nawe wakwijyana. Aha nawe wakwishyurira minirivare. Aha nawe wakwishyurira inzu. Aha nawe abana bawe wakwiga. Aha nawe hari ibintu utazongera gusengera. Aha nawe rya deni waryiyishyurira Petero. Aha nawe bitiwari uzajya uyiyishyurira. Aha Imana ibashyize mu kibuga kirimo umutekano. Abo mu byumvise tugiye gusenga. Haleluya. Marayika abwira Petero ati aha ntayikomereze. Hari igihe uba mu buzima bwo guhabwa, bwo kupfundikanya, bwo kwakira baguhana bidashyitse, ariko Imana igushyize mu kibuga kirimo umutekano. Aha nawe watanga. Aha nawe wakwambika abandi. Aha nawe wagaburira abandi. Aha nawe wakwitwara. Aha nawe wakwitegera. Aha nawe ntiwakwibaza ngo urataha ute. Aha nawe ntiwakwibaza ngo urishyira iki inzu. Aha nawe utaha iwawe. Aha nawe reka gabanya amasengesho. Aha ngaha nawe sengera abandi. Aha nawe naragukijije, genda usengera abandi nabo bayone neza y'Imana. Mwayimpereye icyubahiro. Muhaguruke dusenge Imana. Imana ikinguye inzugi muri uyu mugoroba, bazikinze bagifite ifunguzo. Imana ibashyize mu kibuga kirimo umutekano. Imana ibakijije inkota ya Herode. Yishe Yakobo, yarashaka kukwiyongeza, ariko Imana irakwimanye. Haleluya. Fata mu kiganza cya mugenzi wawe, umwibutse ikintu Imana ivuze. Mubwira ngo Imana igukinguriye inzugi, abazikinze bagifite ifunguzo. Imana igushyize mu kibuga kirimo umutekano. Imana igushyize mu kibuga kirimo umutekano. Urugo rwawe Imana irushize mu kibuga kirimo umutekano. Abana bawe Imana ibashyize mu kibuga kirimo umutekano. Ababarogaga ntibazongera kujya babaroga. Abakutegaga imitego ntibazongera kujya bayigutega. Abakoherezaga amahembe ntibazongera kujya bayakohereza. Imana igushyize mu kibuga kirimo umutekano. Imana ishyize uburinzi ku rugo rwawe. Igushyize mu kibuga kirimo umutekano. Wari uwo guhabwa, wari umugenerwabikorwa,
ariko ubaye umufatanyabikorwa, wakiraga ariko nawe ugiye gutanga. Imana igushyize mu kibuga kirimo umutekano. Imana ikurinze inkota ya Herodi yishe Yakobo, kanseri yishe Yakobo, indwara yishe Yakobo, diyabete yishe Yakobo, imitwe idakira yishe Yakobo, ariko inkota ya Herodi Imana irakwimanye. Imana irakwimanye. Data, mu izina rya Yesu, uyu mugoroba turagushimiye. Uko imvura itasubirayo idatojeje ubutaka, niko n'ijambo ryawe utaritumira ubusa. Twumvise inkuru za Petero, ntabwo ari inkuru, ni ibyabaye, byarabaye, ariko ibyarangiye kuri Petero bitangirije kuri twebwe. Yari ari muri gereza, yarafashwe na Herodi. Umucyo w'Imana ubohora amaboko ye, arongera arakora biremera. Ubohora amaguru ye, arongera aragenda biremera. Umucyo wawe ubohora abari mu rugo, umucyo wawe ubohora abaririmbyi. Ubasanga abakristo batataniye hirya no hino, bazanwe n'umucyo wawe, bazanwe n'umucyo wawe. Mu izina rya Yesu turabasengeye, ijambo ryawe ribazane muri iri teraniro, ribazane bakira ubuzima, ribazane bakira indwara, ribazane babohoke, babone akazi, ribazane bakorera Imana, ribazane imihogo yongere iririmbe, ribazane inanga bazimanure, ribazane gitari bazicurange, ribazane sente bazegere. Ijambo ryawe ribazane mu izina rya Yesu. Basohora muri gereza Satani yabashizemo, babwira ko batari gusenga, hano bari gusenga. Turasenze kugira ngo iri jambo ryawe ribazane ku wundi wa gatanu, ku wundi mugoroba tuzabona abaririmbyi baje, tuzabona abashyitsi baje, tuzabona abakristo baje, kuko abantu bapfiriye hanze ntabwo bazi kuri gukora, ntabwo bazi kuri gutabara, ntabwo bazi kuri gukiza. Ntabwo Satani yabateje agahinda, abateza umubabaro, ntabwo bazi imirimo uri gukorera muri iri teraniro, ntabwo bazi imbaraga ziri muri iri teraniro. Barara barira, bakirirwa barira, ntibazi kuri kubohora, ntibazi kuri gukiza, ntibazi kuri gutanga umugisha. Turasenze ijambo ryabohoye Petero, marayika wabohoye Petero agende babohore aho Satani yabazirikiye. Bongere baze, baterane, basenge, baririmbe mu izina rya Yesu, nk'uko icyuma gityaza ikindi. Bongere bacyazane, bongere bacane umuriro, bongere buzure umwuka wera, bongere bahanure, kuko imbaraga ziracyari mu itorero, izakoreraga mu itorero ziyongere ziragarutse. Ugiye kubasubiza imyitero yabo, ugiye kubambika inkweto zabo, ugiye kongera kubakenyeza. Ndagushimiye ko ijambo ryawe rituzaniye ubuzima, rituzaniye gukingurirwa muri gereza ya Satani. Tugiye kubona ibikenewe byose kugira ngo tugukorere. Urakoze Mana, turagushimiye. Turagushimiye ko hari marayika umanutse muri uyu mugoroba. Turagushimiye ko ahantu tutari kuhinyuza ariko hari marayika ugiye kuhatunyuza. Turagushimiye ko aje gukingura inzugi zari zikinze kandi abazikinze bagifite imfunguzo. Turagushimiye ko n'urwo mu murwa rukinguye, urw'ubucuruzi rukinguye, rwa bizinesi rukinguye, urw'akazi rukinguye, urwo kubaka rukinguye, urwo kubaho rukinguye. Turagushimiye ko n'urwo mu murwa rwari rukingishijwe ibyuma narwo rukinguye. Tugukomeye amashyi, tukuvugirisha impundu mu izina rya Yesu. Amen. Mama Nio TV, Biblia kutwese. Mama Nio TV, Biblia kutwese. Mama Nio TV turabaramutsa, ijambo rimana niryo riduhuza, umucyo wera uturikirana mu mitima yacu uradusana.